Abantu benshi mwibaza ku bisekuruza cyangwa generasiyo zabaye ku isi. Ese ni bande? Babayeho ute? Ese batandukaniye natwe turiho ubu ngubu? Kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye uraza gusobanukirwa. Genda Garius nk'ibisanzwe, aha ni kuri Dual TV. Ubundi hano ku isi habarurwa ibisekuruza bitanu cyangwa generasiyo eshanu. Izo ni Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials cyangwa izwi nka Generation Y, Generation Z ndetse na Gen Alpha cyangwa Generation Alpha. Ibyo bisekuruza bitanu rero nibyo tugiye kuramburira hamwe kimwe ku kindi, turebe ese abo muri Silent batandukanye n'aba Baby Boomers, aba Generation X batandukanye n'aba Gen Z, ese buri gisekuru gitandukaniye n'ikindi. Nicyo gisekuru cyitwaye neza, nicyo gisekuru cyakoze cyane kugira ngo tubone isi igeze aha ngaha. Reka dutangire ku cya mbere. Igisekuru cya mbere nk'uko twabivuze bacyita Silent Generation. Aba ni abavutse mu 1928 kugeza mu 1945. Aba rero barangwaga n'iki? Aba bantu rero bavutse kino gihe, abavukiye mu bihe bikomeye cyane kuko abenshi bakuriye mu ntambara ndetse n'abandi bazivukiramo, kuko muri iyi myaka twari turi mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi kugeza ku ntambara ya kabiri y'isi. Si intambara gusa, ubukene, gutakaza icyizere. Niyo mpamvu bise Silent Generation cyangwa generasiyo yatuje cyane. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ikindi cyarangaga bano bantu barangwaga n'ikinyabupfura ndetse no kwitonda cyane, kuko buri wese yari agifite ibikomere by'ibyabaye mu ntambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Isi yari ikiri mu matongo, batangiye inzira yo kongera kwiyubaka. Aba bantu kandi barangwaga no gukora cyane kandi bakihangana. Aba icyo bari bashyize imbere ni ukongera kwiyubaka no kuvugurura ibyangiritse. Niyo mpamvu bakoraga cyane batitaye. Kandi nanone aba barangwaga no kuvuga make cyane kandi bagatekereza cyane. Ese wowe udukurikiye nimba uravutse muri iyi myaka cyangwa ukayibamo, hari icyo naba mbeshye? Nimba gihari cyangwa icyo nibagiwe, mwakwandikira muri comment section kugira ngo muduhugure kandi n'abadukurikiye nabo baze kubona ibindi tutavugiye aha ngaha. Noneho munyemere dukomeze ku gisekuru gikurikiyeho, abazwi nk'aba Baby Boomers. Aba Baby Boomers aba ni abantu bavutse cyangwa babaye mu 1946 kugeza mu 1960. Aba bantu bo bavutse nyuma y'intambara ya kabiri, igihe isi yari yiyongera cyane. Ni ukuvuga ngo aha abantu barabyaraga cyane, uzasanga n'undi mubare w'abantu benshi bari ku isi ari aba Baby Boomers, kuko aha bagira ngo bakuremo icyuho cy'abantu babo bahuriye mu ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri. Buriya kandi aba Baby Boomers barangwaga no gukora cyane no gukunda akazi. Aba nibo bazanye strategy cyangwa igengabihe gukora, bakavuga ati mu gitondo saa 11 nuko umuntu abyutse agatekereza imikorere akajya mu gukora kugeza wenda saa 11 z'undi mugoroba. Iyo ngengabihe n'aba bayubatse iba successful. Ikindi kandi biziraga mu gukorera hamwe kandi bwo bagira kure. Ni nayo mpamvu ibihugu byacu bimwe by'abirabura biri ku mugabane wa Afurika uyu mwaka cyangwa muri generasiyo ya Baby Boomers nibwo natwe twabonye ubwigenge, ndetse n'igihugu cyacu kirimo kuko twawubonye mu 1962. Ikindi kandi bari bazwiho si gukunda akazi gusa, bahaga agaciro n'imiryango yabo. Urumva isi ikimara kuva mu bihe bibi, abana bashaka kongera kubaka ubumuntu mu mitima yabo ndetse kandi bagaha agaciro uwabo wese. Ese wavutse iki gihe ukaba udukurikiye, hari icyo mbeshye? Hari icyo nibagiwe? Nimba gihari nawe watwibutsa ukatwandikira muri comment section, natwe tukabimenya n'abandi badukurikiye nabo bagasobanukirwa. Noneho munyemera none dukomezanye n'igisekuruza cya gatatu aricyo Generation X. Abantu bavutse muri iki gihe bakuriye mu mpinduka nyinshi, kuko aba nibo bantu bambi batangiye gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwa digitali. Aha nibwo amaradiyo yamenyekanye, amateleviziyo ndetse na za mudasobwa. Aba nibo bavumbuye kuri codinga amashusho n'amajwi igihe kirambye. Ni ukuvuga ngo aba nibo batangiye kubika amajwi n'amashusho byafashwe mu gihe cyatambutse cyangwa mu gihe cyashize, bakaza kuba babireba muri iki gihe cya none. Ikindi kintu gikomeye cyarangaga aba Generation X, aba barangwaga no kwiyumva cyane, bizereragamo cyane, biyumvaga ko ari abanyabwenge kuko abenshi muri bo bari barize. Ikindi kandi kiranga kino gisekuruza cya Generation X, aba nabo bakundaga akazi bikomeye gusa bakagendana no kubaho neza, kuko aba nibo bavumbuye uburyo bwa transport bw'imodoka.
Bitavuze yuko abangari bavumbuye imodoka, iyi modoka n'ubundi mu ntambara ya mbere y'isi zari zihari no mu ya kabiri, ahubwo abangaba noneho babivanye mu buryo bwa gisirikare babishyira muri rusange ku giti cye, buri muntu wese akumva ko yatunga imodoka nziza kandi imubereye. Nyine uri kubyumva neza. Kera imodoka zabagaho cyangwa zakoreshwaga akenshi zabaga ari iz'ibigo bya gisirikare, kugira ngo ubone imodoka ku muturage byabaga ari inzozi, ariko abangaba nibo batangiye kuba yagura imodoka, kuba yitwara wenyine n'umuryango we. Ngira ngo aba Generation X mba muri ahangaha ntabwo mwanyomoza ko ibyo mvuze ndabizi mbihagazeho ko ari ukuri. None se dukurikiye mu Generation X, ubwo ndavuga wowe wavutse guhera mu 1935 kugeza mu 1980. Hari icyo naba nibagiwe cyabarangaga? Namwe kibaye gihari mwatwandikira muri comment section zacu nacyo tukakimenya natwe. Noneho mureke dukomereze ku kindi gisekuru. Iki gisekuru cyitwa Millennials cyangwa Gen Y, Generation Y. Aba nabavutse kuva mu 1981 kugeza mu 1993. Abangaba abenshi ni ababyeyi bacu, kuko twebwe ndatekereza umubare munini udukurikiye ni aba Gen Z. Aba rero nabo kandi bavukiye mu isi y'ikoranabuhanga ryo hagati, gusa none dakataje cyane. Abangaba ndavuga ubwo ngubwo nk'abakuriye i Burayi, Amerika ndetse n'ibindi bihugu byateye imbere. Abangaba batangiye kumenya gukoresha internet, none bakoreshaga telefone cyangwa mudasobwa irimo internet. Ikindi kintu gikomeye kandi ku bamillennials bano, bakundaga akazi gafite icyo gafasha sosiyete. Ni ukuvuga ngo abangaba usanga benshi bari abaganga, bari abasirikare, bari abarimu, kuko nimba ufite umubyeyi wawe wavutse muri iki gihe, uzasanga kera nawe yajya kuganiriza kuzaba nk'umusirikare cyangwa kugira ngo uzabe umudogiteri, umuganga. Nyine bo bashyiraga imbere ka kazi gafasha abandi cyane kurusha uko bakihugiraho cyane. Nanone kandi aba millennials ikindi kintu bazwiho, bano bafite ikintu bita competition mu maraso yabo. Yego si bose, gusa benshi barakompeta. Urebye neza no ku makampani afite amazina akomeye nk'ubu ngubu Apple cyangwa HP n'izindi nyinshi zavutse muri iyi myaka, bo bagira ikintu cy'ishyaka kandi no gushyira imbere ibiha agaciro abandi. None si nawe mu millennium cyangwa wowe wavutse muri iki gihe udukurikiye, hari icyo nibagiwe? Ese ibyo mvuze ni ukuri? Aho mbeshye wanyomoza urabyemerewe ukabyandika muri comment section kugira ngo nanjye bikomeze kunyungura no gukomeza kugira amakuru arambye. Noneho reka dukomeze kuri generasiyo isa nkaho ari na generasiyo ubu ngubu iyoboye, kuko ni generasiyo y'urubyiruko izwi nka Gen Z. Yego nkuko mvuze ngo bayoboye, ntabwo bayoboye mu bwenge muri politiki muki, ahubwo amaso yabo y'urubyiruko namwe murayazi ko n'abashyushye. Abangaba nirwo rubyiruko nyine isi ifite. Abo bantu b'Agen Z rero, abangaba bakuriye mu isi ya digitali kurusha ibindi bisekuruza byabaye, kuko abangaba byari bigoye ko umwana yakura agira imyaka 3 atarakora kuri telefone. Kandi nkuko mubibona, abenshi muri twe nibyo twavumbuye ikizwi nk'imbuga zikomeye tukaziha n'imbaraga, Instagram, WhatsApp n'ibindi. Aba Gen Z ntibatinya kwerekana ibibarimo no kubivuga, kuko abangaba nibifata habe na gato bavuga kandi bakora ikibarimo. Nk'urugero mwarebera ku ba Gen Z bo muri Tanzania, umunsi batoraga perezida wabo Samia Suluhu Hassan, urebye kuntu bigaragambije. Sabo gusa bo muri Kenya no muri Uganda mugenda mubibona uko nanjye mbibona. Aba Gen Z kandi ikindi bajya guhura n'aba millennium, aba nabo bagira ukuri. Aba Gen Z bagira ukuri kuko bo bavuga ikibarimo kandi mu buryo bwihuse, biri straight, abinyuza ku mbuga nkoranyambaga bitakumvikana, akabyamamaza mu muhanda akagenda bivuga. Abangaba kandi ikindi bafatwa nk'abasazi muri rusange. Ntihagire unera ibuye, niko nanjye nabibonye. Aba Gen Z ikindi, bano bantu bakunda guhanga udushya kandi bagatekereza vuba kandi bakabishyira mu bikorwa vuba. Abangaba noneho bakuriye mu isi ya social media biteye ubwoba, kuko abenshi n'akazi kabo babashaka kurira kuri internet kimwe nanjye. Ikindi kirenzeho rero, aba Gen Z ni nabo benshi cyane kuri iyi subu ngubu maginga yangaya mu ibarura rusange. Iki gisekuruza nicyo gifite umubare mwinshi w'abatuye isi. Aba Gen Z no kugira ngo kuntu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, habo muri Afrika, wo muri Australia, imigabane sigize isi 80% hano buri wese bafite Instagram, TikTok na Facebook. Nawe wibaze. Aho noneho ndakeka ntacyo mbeshyemo, ahubwo nshaka kuba mbyibagiwe kuko ni byinshi, kuko nanjye iki gisekuruza nicyo mbarizwamo, amakuru yacyo ndayafite nkuko nanjye ibyo bacamo ari byo nyuramo. Ariko nanone nimba ari cyo nibagiwe kandi cy'ingenzi cyadufasha, nacyo mugishyira muri comment kugira ngo nze kwiyungura nanjye kandi bafashije n'abandi bose badukurikiye anga. Noneho mureke tujye kuri generasiyo twavuga ko inka ya nyuma, kuko niyo ihari niheruka, bayita Generation Alpha. Abangaba n'abana, kuko abangaba bavutse guhera muri 2013 kugeza ubu ngubu magingo yangaya ntituramenya n'iryari yazaza indi generasiyo.
Abangaba noneho bo bakuriye mu isi y'ikoranabuhanga rihanitse kurusha abandi, kuko abangaba tunari kumwe ubu ngubu. Abangaba byari bigoranye yuko umwana yagira imyaka 2 ataramenya gukoresha telefone, ndetse namwe murabizi, mufite barumuna banyu cyangwa mufite abana, nawe muzi ukuntu abangaba byihuse cyane kumenya telefone no kuyikoresha kandi bakiri bato. Abangaba rero ubuzima bwabo buri interesting kurusha ibindi bisekuruza byose, kuko abangaba ubuzima bwabo harimo ibintu byinshi kandi bakabikora bakiri bato. Urugero, abangaba bajya ku mashuri bakiri abana no kuyarangiza bakayarangiza bakiri abana. Yego bashaka batararangiza bamwe muri bo, gusa abenshi bazarangiza bakiri bato nk'uko imibare ibigaragaza. Aba Gen Alpha kandi bagirwa icyizere n'ibindi bisekuruza byose kurusha uko twebwe Gen Z ibindi bisekuruza bitwizere, kuko abangaba bafatwa nk'abazahindura isi bikomeye cyane, kuko abangaba bakuriye mu isi ya AI, kandi ikindi abangaba nibo bazadevelopinga bimwe twabona nk'ibintu bidashoboka bibe byoroshye kurusha abandi. Aba rero ni amakuru menshi ahagije umuntu afite, kuko baracyakura kandi baracyakura, tubitezeho byinshi. Ariko wenda habaye icyo mubazeho kindi nanjye mwakinsangiza muri comment section. Rero ni iby'agaciro wowe waduhaye umwanya ikiganiro kakigeza ku musozo, reka nkubwire ati uri umuntu wacu. Rero niba utarakora subscribe yikande kugira dukomeze tubane n'ibindi byegeya n'ibiganiro byiza aha kuri Duo TV. Bibaye byagushimishije kandi byakubatse, nawe ihangane ubigeze ku bandi, ku nshuti zawe ubisharing. Ngiye nk'ibisanzwe ndi Garius, aha turi ni kuri Duo TV. Ciao.